yabo ngabo nibo gusa ahubwo nibo buzuye ikintu nshaka kubabwira you have murabamenyereye kuri Olenga TV bafite ibikorwa bigiye bitandukanye bitambuka kuri Olenga TV. Ndi kumwe na KD muramenyereye cyane muri filme Bavukana atatu ni seri itambuka kuri Olenga TV gatanu kandi KD assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Makuru yawe KD ni meza cyane first of all Eid Mubarak. Allahumma taqabbal minna wa minkum wa neza kanzu mashallah mafta Alhamdulillah ndashima Allah professor izo design zawe zo nanubwo ndi kuzikura wazibonye nawe hatari ni kwa kundi bavuga ati am professional designer bagira ngo tukonfirme babandi bavuga bati ihuye Bavukana atatu harimo nk'ibingi tubasha kuba twakwikorera muri rusange. Hanyuma KD uyu munsi twagize amahirwe yo gusari Lady mu karere ka Huye, hari benshi batigeze babona ayo mahirwe. Kuri wowe ni ikintu wakiriye gute izi neema n'icyo bazivugaho? Na mahirwe akomeye cyane aremereye ntagereranya n'ayandi kuko ibintu nk'ibi ngibi kuba bikubayeho ari we bibayeho Allah guhisemo akavuga tuzaburi hano iki gihe Lady uzayisara abandi bari mu rugo iwabo wumva izi nyigisho zigufasha uhari ni ikintu cyo gushima cyane. Hanyuma twanakurikiranye n'inyigisho za Sheikh Hamdani imamu intara y'Amajyepfo yatubwiye byicane bigiye bitandukanye. Kuri wowe nirihe somo wakuye mu cyo ko ryaragufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ni isomo rikomeye cyane atwigishije kuri party ijyanye na dhulma. None ngiye numvise nka dhulma umwana yakorera umubyeyi we kandi cyo ni icyaha gikomeye cyane ku mubyeyi kuba wamukorera dhulma. Nukuntu Qur'ani mutubwira tugomba kumwubaha tukamusabira, niwe muntu tugomba guha agaciro mbere y'abandi. Rero ukamukora dhulma ukamuzanira amafunguro ya haram kandi warize mu by'ukuri haram na halal, ukanguka bimuzanira urumva uri kumuzulma uri kumukora dhulma. Ikintu nigiyemo n'icyo ngicyo kandi ndumva namenye byinshi nakwikosoraho. Tukiri kuri icyo kintu ufite n'igikorwa gitambuka kuri Olenga TV ni film serie Bavukana atatu, uri no gutegura kuba washyira hanze n'indi episode. Mu by'ukuri kuva wayitangira kugeza higeze uyu munsi nta kintu cyazuruma nk'icyo cyaba cyara kubayeho cyangwa se waraguhuye nacyo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi? Nk'uko babitubwiye hariyo ushobora gukora dhulma uyizi cyangwa utayizi. Ndumva nge ntago ndi umwere, Allah niwe wuzuye wenyine. Numva ntago habura icyo wenda naba narakoze, ako hano binyibukije kugarura ise agatima kanjye kwita kuri icyo kintu cyane nkagikosora icyo naba narakoshejemo. Anyway, hanyuma ndi kumwe n'umuvandimwe anitwa Mr. Olengate ariko ni Shafi, nkuko mubibona yambaye neza cyane kanzu fresh kiremba hatari, urabona ko yabikabije birumvikana bitewe n'umunsi ubwawo. Mr. Olengate assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amakuru yawe? Amakuru ni meza professor. Hari ukubonye wenda tunguwe wenda ajya kubona mu biganiro byo bitandukanye bitambuka kuri Olenga TV ama street quiz n'ibindi nk'ibyo. Mu by'ukuri uyu munsi kwanza kamanze mpere kuri uno munsi urawuvuga hiki dore ko wambaye neza by the way unatubwire se nizi style by the way nize hano hafi cyangwa se zategiwe indege? Murakoze cyane professor. Mere ku kibazo cya mbere uyu munsi n'umunsi mboneka rimwe mu mateka y'isi ubashije kuba umunsi ugeze ariho akiri ku isi abakwiriye gushima nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu munsi n'umunsi abayisilamu nkuko bisanzwe ni isuku turayihorana, ariko uyu munsi hoho nakarusho aho mu busanzwe korona itaraza twahuraga tukajya gusenga tugasabana, abakene abakire bose bagasabana, Lady abantu bose barasabana. Ariko uyu munsi siko bimeze kubera icyorezo cyaduteye cya coronavirus. Ariko uyu n'umunsi dufata nk'icyitegererezo ku buryo uyu munsi uje ugusanga ukiri kuri no si ya nyagasani ubukwiriye gushima bakavuga ati alhamdulillah rabbil alamin.
kabyambara nk'uko ubibona from where is still izi style no kuvuga ngo no guturuka muri Arabia Saudite nk'uko uri kubibona no guturuka muri Arabia hatarahumura niko biba bimeze. hanyuma still ndongera ngaruka ku kibazo nemaze kuba nabaza KD kubijyanye n'isomo muri hotuba twumvishe ya Sheikh Hamdan Imam w'intara y'Amajyepfo muri wewe ni ikihe kintu wakuyemo ni resomo wakuyemo rigiye kuba ryagufasha mu bikorwa byawe bya buri munsi muri rusange? Nkurikije isomo Sheikh Habimana Hamdan yatanze uyu munsi, yatanze inyigisho nyinshi ariko buri muntu yagiye akuramo buri kimwe atahana. Nkanjye nka Olenga natahanye ko tudakwiriye kuzuruma imiryango yacu especially nk'abagore, no kuba tuba tukwiriye guhahira abagore. Ntago wajya yatubwiye ati ntago wajya mu kabari ngo urye inkoko sibyo mu rugo wasize dodo sibyo, ntago bibaho. Uko no kuzuruma abagore. Inyigisho aho nakuyemo no kuvuga ngo ntago twemerewe kuba twakifata neza sibyo, kandi mu rugo twasize imiryango byibura itari no kurya nk'ibyo twariye aho twagiye mu mahoteli n'iki. Ikindi no kubaha umubyeyi nk'uko umuvandimwe yabivuze sibyo. Nta kuntu waba utunze amamiliyoni kuri konte umubyeyi ari ahantu mu cyaro nta kintu na kimwe abona, uko no kumuzuruma. Izo ni zimwe mu nyigisho yagiye duha twatahanye. Professor Ugarutse ku kantu k'umugore birumvikana akabazo k'amatsiko afite umugore? Nta mugore mfite kwera ariko ni hafi cyane. Ni vuba ni hafi kabisa. Umubyeyi ariko waracyahari? Umubyeyi arahari kweri. Neza cyane. Hanyuma hari abatari bazi ko muri abasilamu ariko uyu munsi bibaye confirmed barabibonye muri n'abasilamu birumvikana. Niki wavuga nanone kuri wa wundi utari umusilamu unamugaragariza niba ibyiza bya Islam cyane cyane kuri uyu munsi w'Eid muri rusange? Abantu batari babizi ko ngewe na K Khaled director of Bavukana atatu ko turi abasilamu mu by'ukuri nkuko babibona twebwe turi abayisilamu. Ukwemera kwacu ni kuri la ilaha wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. No kuvuga ngo ubundi buri muntu agira ukwemera kwiwe, hari amadini agiye atandukanye muri nosi ariko sindi buvuge byinshi. Icyo navuga nuko ukuri kuri Islamu. Abashaka kumenya ibindi bazatwegere tugende tubasobanurira, ariko bazasanga idini y'ukuri na Islam ari idini y'ukuri umuntu yagakwiriye kuyoboka. Tugaruka kuri uyu munsi w'Eid no munsi ni Eid imara iminsi 3, ni Eid ifite amateka akomeye cyane muri mu idini ya Islam. Ni Mr CEO Olenga, ese haba hari ikintu something mu rugo wateguriye abantu nkatwe birumvikana babandi ba Olenga birumvikana ikintu kijyanye n'inyama n'ibiri nk'ibyo? Ntago byakwiburira kuri no munsi. Uyu munsi no munsi tugomba kwenjoyinga inyama zirahari kandi turaza gusabana n'abavandimwe ariko tuboherereza mu rugo mu ngo zabo bitewe no kwirinda icyorezo cya COVID-19 kitwugarije muri no minsi. Ariko nakabikwiriye kuba mbabwiye ngo ni karibu kuko birahari kabisa. Hari umuceri mwinshi cyane n'inyama nyinshi cyane. Nakakwiriye kuba mbabwiye ngo karibu, ariko no kuvuga ngo uyu munsi turaza kubyohereza mu ngo zanyu inshallah. Munsi w'Eid turawusangira nkuko bisanzwe. Neza cyane. Anyway, reka ngaruke kuri KD Mr nyiri gikorwa cya Bavukana atatu. Kuri wowe wipanze gute kuri uyu munsi w'Eid kujyanye n'inyama Olenga tete we kirahari, ku ruhande rwawe bihagaze bite? Nanjye urebye birahari. Kuri uyu munsi tugomba gutamba yana umunsi w'igitambo nkuko tubitegekwa. Inyama zirahari, umuceri urahari, buri kimwe kirahari, ariko nyine nta kundi icyorezo cya COVID-19 tugomba kukirinda twohereza mu ngo bagenzi bacu. Gusa ubushize nyine twicaraga hamwe tugasabana ariko ubu ntibigishobotse. Allah aratugerageza ariko tugomba gukomera. Tugomba kubikora muri ubwo buryo bwo kwirinda COVID-19 tubyohereza mu ngo. For sure, kandi birabagera inshallah. Hanyuma ibikorwa biracyakomeza bigiye bitandukanye bitambuka kuri Olenga TV muri rusange. Kuva aho hatangiye gutambukaho Bavukana atatu n'ibindi bigiye bitandukanye, nizihe feedback wenda ugenda ubona ziguca intege sometime cyangwa se n'izindi wenda zinatuma
ukomeza gukora cyane kugira ngo nanone cya kindi cyangwa se tageti yawe wifuza kuzageraho uyigereho nta nkomyi? Muri kano kazi turimo mu by'ukuri ikintu tugenda tubona mu kazi kacu ka buri munsi, urabona ni igihe cya COVID-19, iyo turi nko gushutinga nka Bavukana atatu umuvandimwe yabikubwiye, cyangwa izindi project harimo izo za street quiz n'izindi comedies n'ibindi biganiro bica kuri channel, tugenda duhura n'imbogamizi zo kuba twahura n'abantu batakurikije wenda nk'amabwiriza ya COVID-19, cyangwa wenda nk'urugero hari igihe tuba dukeneye nk'abakinnyi, nk'ejo bundi twateganyije igikorwa cya casting, ariko mu by'ukuri cyabereye online, casting ya Bavukana atatu, igikorwa cyabereye online. Urumva iyo ni imbogamizi, iyo za kuba abantu bahari tukababwira ati turaza guhurira hano, byari kuba byiza kurutaho, kuko online hari ababa bafite connection ziri hasi, hari abatabasha ku accessinga sibyo internet. Urumva iyo ni imbogamizi. Noneho ikintu kidutera courage nuko tuba turi kubona neza ko ibyo turi gukora abanyarwanda barimo barabibona, barabireba kabisa, tuba turi kubibona urukundo rwinshi ku bantu bakunda ibyo dukora. Turabasabira imigisha ku Mana, mukomeze mudushyigikire, mureba street quiz, mureba ibikorwa byose bica kuri Olenga TV, mureba n'igikorwa mfatanyije n'umusaza cy'Abavukana atatu. Yeah man. For real. Nanjye kwitangarukaho ka casting birumvikana. Iyi casting wenda reka ngaruke kuri KD, byabaye online, mu by'ukuri byagenze neza nkuko mwabishakaga. hanyuma nambwire se kuki mwabonye ko ari ngombwa gukorera iyo casting? Ntabwo twigeze tuyibona before y'Abavukana atatu, ariko tuyibonye aho Bavukana atatu igeze hagati. Kubera iki? Impamvu nuko twakoze iyo casting, dushobora no kutabashyira muri Bavukana atatu gusa, hari n'izindi project turi kubateganyiriza, ako ni akantu mbibiyeho. Ariko ushobora no kuzanamo mu bandi Bavukana atatu, cause harimo role nyinshi. Man, that's why twakoze iyo casting. Byibuze byatanze feedback? Byatanze feedback, ariko si cyane nk'uko twari kuba twihuriye nabo vis-a-vis. Urumva nizo mbogamizi zajemo, ako online nk'uko buri wese atabasha kuba yakwaccessinga afite telefone, kandi hari abadafite na telefone bifuza kuba bakina kandi babikora cyane neza. Ni muri ubwo buryo, ntago byabaye perfect cyane, ariko byarabaye kabisa ku rwego, kandi turarushima ku rwego byabayeho. Tukira aho ngaho, hari mindset ziri mu bantu bati sinajya guactinga nta kintu bari bumpe n'ibindi nk'ibyo. Waba uhura n'abantu nk'abo ngaho ugiye wenda umwaprocinze ushaka ko wenda gukinira muri role imwe muri Bavukana atatu, wenda waba uhura n'abo ngabo bavuga bati utampaye ikintu, utantegeye n'ibindi nk'ibyo? Abo ngabo nibo gusa, ahubwo nibo buzuye. Ikintu nshaka kubabwira, mufite kumva mugasobanukirwa. Nimba ngiye nguhamagaye cyane cyane hano nka Southside, ntago biraba byinshi cyangwa ngo movie zitere imbere. Twe nicyo kintu tuba tuje gutangiza. Nimba nkwayo mahirwe, ugomba kuza ko ni career ugiye kubaka, ugiye kuyubaka ukigwa mu mwanya. Ejo bundi niba kubona wakinnye neza, izindi movie bazagushakamo bakwishyure. Ese mu gutangira kuki wumva wakwishyurwa kandi nta kintu urakora? Bakuzanye muri iyo career, banza wumve ni career, ni umurimo uzagutunga ubuzima bwawe bwose. So utangire, nimba se ugiye kwiga hari no kwigura nishyura, none ngiye ntabwo uri bwishyure. Nkuzanye kuki se wambwira ngo nkwishyure? Ahubwo none nagwaye n'amahirwe yo kugira icyo wazubaka mu buzima bwawe buri imbere. So twikosore iyo myumvire tuyikuremo. Ntabwo nujya mu kintu ushaka amafaranga direct ako kanya, uzayabona yego ayo make, ariko uzahita uyarangiza. Ako wowe ubaka fondasiyo, wubake ugire uvuga ati nanjye ningera, ugira intego, ningeraho ngera nanjye nzatangira nishyuze. Ako nta hantu uragera. Man, nicyo nababwira kabisa, dukunda umurimo, amafaranga tube tuyashyize ku ruhande. Nitugira icyo twakoze tuvuga ati amafaranga azaboneka. Bishatse kuvuga ko tageti yawe si ukurya wenyine, ahubwo no gusangira n'abandi muri rusange. Ni ugusangira n'abandi cyane, kuko niyo navuga ati ngiye nyakuyemo aho ngaho, ariko nawe uba warubatse. Kandi nyine mu by'ukuri sinakuburira ikintu.
tugize successful mu gikorwa turimo ntago nakwikunda nkuko tumaze kubyiga sinakora dhulma. Hano inyigisho twazumvise twabonye amahirwe yo kuzumva iyo dhulma sinayigukorera ariko nawe mu gihe dugitangiye dufatanyije hamwe wakumvise iyo mindset yo kuvuga reka dukorere hamwe iby'amafaranga. Njye nanjye nshobora kuba ntekereza nandika nka directinga nka kuzana so after nawe ntiwite kuri ibyo nakoze ahubwo ugashaka amafaranga make yaho ngo atagize nayaguha pe ariko sazakumarira ikizi ejo nitugusimbuza career wajemo utazi kari career. Yeah, for real man. Hanyuma tugenda dusoza kugira ngo tugende no gutegura izo nyama neza tuze kuba turya biryoshye cyane imipira bimeze neza cyane. Reka ngaruke kuri Olenga te janjalo nako nafashe konyine hanyuma tujya tugana ku musozo niki uteganya cyangwa se ushobora no kubwira wa mukunzi wa Olenga TV kugira ngo atazakora unsubscribe ahubwo arusheho no gusharinga izo link kugira ngo wenda byinshi binyura kuri Olenga TV agende bisangiza n'abandi. Ni ikihe kintu ushobora kumubwira, ni ikihe kintu ushobora kuba wamusezeranya wenda mu bindi bintu biri imbere wenda kuba washyira hanze? Murakoze cyane professor. Icyo nasezeranya umuntu wakoze subscribe kuri Olenga TV namubwira ngo ahubwo ashishikariza abandi bantu gukora subscribe kuko ibikorwa ni byinshi turimo turabateganyiriza. Ni ukuvuga ngo movement zihoraho uburyo dukomeza gukora turateganya no gukomeza kubyongera sibyo. Street quiz zirakomeza zikorwe Bavukana atatu episode gatatu nayo iraje isohoke n'izindi episode nyinshi za Bavukana atatu n'ibindi biganiro byinshi bya Bavukana atatu. Ni ukuvuga ngo byose ni ibintu dukomeje gukora tubikunze n'urukundo rwinshi dukunze nabo turi kubyereka bo bakomeze badushyigikire bakomeza gukora subscribe kuri Olenga TV n'amashare no ku bandi bantu kabisa professor. Blessing kabisa. Anyway, KD, anything? I'm glad I'm here man. I'm alive kandi ashimira Imana kuba ngihumeka. Ya kandi dushoboze twese hamwe kugira icyo tugeraho ibikorwa byacu bishyiremo imigisha. Yeah man, for real. All love. Allah barinde kandi abaho imigisha yo kuri uyu munsi. For real. Ijambo rimwe kuri Washaboy. Ijambo rimwe navuga kuri Washaboy ni umuhungu nyine nabazaniye. Uyu munsi araza kubatwika cyane indirimbo yiwe iri hafi nayo turaza kuyishyira hanze abanyarwanda bamukunde bamwiyumvemo. Mwakoze cyane. Yeah man. Much blessings. Reka bashimire cyane mwanjye Professor Yusuf ndetse na KD designer ndetse na Olenga te kulikitenge omeje njalo ndeko tobimba tobo otokaboy. Keep watching Olenga TV online. Online. Hasta luego.